Ndabaramukijeho abari hirya no hino duhuriye kuri uru rubuga kugira ngo tugushime. Igihe twari dusinziriye twasaga n'abapfuye, ariko ubugingo bwacu urabuhembuye, amaso yacu ararambuye, ineza yawe igaragaye kuri twebwe, turi bazima, turahumeka umwuka w'abazima kubw'ubuntu bwawe Mana. Data Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Ugira neza ntuhinduka, ugira neza ushobora byose, ugira neza uri umwami w'amahoro, ugira neza uri umwungeri wacu wa nijoro na kumanywa. Hari abari kumanywa uri umwungeri wabo, hari abari nijoro nkatwe ariko wabaye umwungeri wacu Mana, turabigushimiye. Mwamugira neza tuje imbere yawe, ubabarira intege nkeya zacu no gukiranirwa kwacu. Iyo tuvuga turacumura, ndetse ngo twatekereza tugacumura, twareba tugacumura, ariko wowe uzi ibyo byose Mana, utwuhagize amaraso yawe adukureho gukiranirwa kose muri iki gitondo cya none. Mana, utwuhagize amaraso yawe, twuhagira umubiri tukawurimbisha, ariko ntitwokuhagira umutima. Tuzi icyuhagira umutima ko ari amaraso Yesu Kristo n'imbabazi zawe. Utweze dutunganye Mana, abahurira hano natwe kuri uyu murongo, muri aya materaniro, ndahamagara imbabazi z'Imana, ndahamagara kugira neza kwawe muri aya materaniro, ngo ubabarire buri wese winjira hano, udutunganye, utweze, uduhumanure, udukureho igisa n'ikibi cyose, udukureho umugayo n'umunkanyari, udukureho gituma dutandukana nawe, udukureho gituma tutakwemerwa, utuboneho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, utuboneho imbabazi zawe. Mwami, si twe turiho ahubwo ni Kristo muri twebwe. Ubone imbaraga z'umusaraba wa Kristo kuri twe Mana, maze gusenga kwacu kukugereho, gutaka kwacu kumve, gusenga kwacu kumve Mwami muri aya masaha. Mana igira neza, Mana ikomeye, wirengagiza ibicumuro byacu, wirengagiza ibyaha byacu, wirengagiza intege nkeya zacu. Amaraso yawe yuhagire, amaraso yawe atunganye, amaraso yawe akureho kera Isiraheli amaraso y'inuma, ivu ry'inkaziriza nizo zakuragaho ibyaha byabo, ariko twebwe tubikurwaho no kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Mana, ayo maraso atweza dutunganye, maze gusenga kwacu kumvikana imbere yawe Mana. Mana igira neza, Mana ikomeye, kweretse Kinshasa Mwami, dore umutekano muke uhari, dore ubwoba buhari, dore kiriya kibazo cyahabaye Mana. Abantu bafite ubwoba, abantu bikanze, abantu bagize ubwoba Mana, mu izina rya Yesu, genda hariya kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Gera hariya Mwami, gera muri kariya gace, gera muri Kinshasa Mwami, ugere mu bayobozi bashinzwe umutekano, ugere mu baturage, ugere mu babateza ubwoba, ugere mu mitima yikanze, ugere mu mitima ifite ubwoba, ugere mu mitima itinya, ugere mu bayobozi Mwami batanga amahoro. Mwami ugira neza, Mana igira neza, ndagusenze muri uyu mwanya, uri Imana yumva, uri Imana igira neza. Hari inzu twagusabye urabikora, hari ubuhamya umugaragu wawe yarayatanze bwadukoze ku mitima. Mana, yavuye muri gereza ataburanye nka Pawulo na Sila, itokintu Mwami cyangwa kudukomeza kukuzamva gusenga kwacu. Mana, ni gute umuntu yova muri gereza ataburanye? Ni gute umuntu yofungwa ari amezi agafungurwa atagiye muri koti, atari imbaraga zawe? Ziriya mbaraga zawe na n'ubu ziracyahari. Bibiliya iravuga ngo uko wamye na n'ubu ni kuri. Mana, uko wamye wa munsi na n'ubu ni kuri. Mwamugira neza, hagarika iriya ntambara, hagarike buriya bwoba, hagarika iriya migambi mibi mu izina rya Yesu. Mana, tabara, Mana kora imirimo ikomeye, Mana genda, Mana vugana n'abacura intambara, vugana n'abayobozi. Ufite uburyo butazutinya umuntu, ufite uburyo buzugera kuri buri muntu, ufite uburyo uzubwira buri muntu akakumenya, ufite uburyo uzutegeka buri muntu akakubaha, ufite uburyo uzuganiriza buri muntu akagucira bugufi. Ninde utagucira bugufi? Ninde utazuvugana nawe? Ninde utazawongorera? Ninde utagira inzira yo kugeraho? Hari uwakinga wakinguye,
hari uwakingura wakize, hari uwategeka utabishaka, hari uwakwishyira ku ntebe uburyo ubwo ari bwo bwose umuyobozi yoyijamo, harimo ubushake bwawe Mana, harimo imbaraga zawe Mana. Igira neza, imbaraga zawe Mana, turahamya neza kuko uri Imana izivuga, kandi uri Imana izikora, kandi uri Imana izitabara. Waratabaye Mwami, waratabaye wambutse abanyabzura bari muri Tanganyika, ukora imirimo ikomeye, bari bagoswe hirya no hino, ariko wagaragaje ineza yawe, wagaragaje ukuboko kwawe gukomeye, wagaragaje ijwi ryawe rirumvikana. Mana yacu, Mana igira neza. Kinshasa nihumvikana ijwi ry'amahoro, Kinshasa nihumvikana ijwi ry'ihumure rivuye ku Mana, Kinshasa nihumvikana umutekano mwiza utangwa n'Imana. Mwami Yesu, ugere mu bayobozi, abo washyize ku ntebe iri cubabwira Mana, baha ubwenge, ubaha amahoro, ubakure mu bwoba, ubakure mu intambara. Abacura ziriya ntambara ni bande? Abategeka ziriya ntambara bafitemo inyungu. Tuzi kuko wowe uri Imana, uri Umwami, ni wowe muyobozi mukuru wabo, ni wowe bababwira, ni wowe babategeka, ni wowe bababwira, ni wowe babigisha, ni wowe babaganiriza. Ari mu izina rya Yesu Mwami, muri aya masaha turi imbere yawe, turadupfukamye Mana, ko turagutabaza, ko turagutakira. Tuzi ko hari ibyo twatakiye urabikora. Dufite ibimenyetso kuko wumva, dufite ibimenyetso kuko ukora, dufite ibimenyetso kuko uri Imana yacu. Genda Mwami, muri kariya gace kose ka Kongo gafite intambara, muri Noro Mwami ugendagendeyo, muri Side Mwami ugereyo, muri Kivu Mwami ugereyo. Utabare Mana ya Isiraheli, ukore Mana ya Yakobo, ugaragare Mwami. Iriya ntambara ifitemo inyungu, ko tuzi kutazuhomba, hari ikintu Mwami cyantangaje, nuko no muri gereza hazakorerwa imirimo yawe. Ese no muri iriya ntambara Mwami ubifitemo inyungu. Abana bangana kuriya, abaturage babarara mu gihuru, ababyeyi babarara mu gihuru, ababyeyi bababyarira ku misozi. Mana, nta nyungu iri muri biriya. Garagaza amahoro, tanga amahoro mu izina rya Yesu. Genda Mana, muri kariya gace kose ka Kongo karimo intambara, tukagutungira urutoki, duhora tubikwingingira, biremereye imitima yacu. Mana udutabare, ijambo ryawe riravuga ngo nimuntabaza nzabatabara. None turatabaje muri uru rukerera, hano turitabara Mana. Tabara Mwami, ko turakwereka Kinshasa tabara, ko turakwereka Kivu tabara, ko turakwereka muri Noro tabara. Mana tabara bariya baturage washizeho ingabo kugira ngo zirinde abaturage, ariko tubashizeho ziriya ngabo kugira ngo zice abaturage. Tubashizeho uriya muyobozi, mwamugira neza kugira ngo igihugu cyuzure amaraso, ahubwo wamushizeho kugira ngo ategekere abaturage. Mwamugira neza, tegeka muri we, tegeka mu ngabo za Kongo, tegeka mu baturage ba Kongo, tegeka mu batuye muri Kongo, tegeka muri Kongo. Garagaza amahoro muri Kongo, genda muri Kongo. Gira icyo uvuga hariya Mwami, gira icyo uvuga Kinshasa. Mana, gira icyo uvuga Mana, gira icyo uvuga Mana, gira icyo urema Mana, gira icyo ukora. Utabare Mana ya Isiraheli, ugira icyo ukora Mana ya Yakobo. Turaguhamagaye muri uru rukerera, uri Imana yacu, natwe turi ubwoko bwawe. Niyo mpamvu Mwami tuje imbere yawe, tugufitiye icyizere, tuguhanze amaso. Twaratabaje hirya no hino, hari inzandiko zageze mu bakomeye ariko baracecetse, hari amajwi yageze ku bo twari tubona imbaraga ariko baracecetse, hari abari bafite umutima wo gutabara ariko barinangiye, hari abari bafite imbaraga ariko baracecetse, ariko wowe ntiwacecetse, kandi dufite no guceceka.
kuko imirimo yawe ari myiza kuri twebwe Mana, kandi imigambi yawe ni myiza kuri twebwe Mana. Utabare kariya gace mwami, tugize iminsi mu ntambara, tugize iminsi imitima ihagaze, tugize iminsi tubura abantu, tugize iminsi tuboroga, tugize iminsi muri biriya bibazo, nibihagarare mu izina rya Yesu, nibihagarare mu izina rya Yesu. Hano ni umwami Yesu, ariko we uri hano kandi ukaba ni Kinshasa, uri hano ukaba ni Murenge, uri hano ukaba no muri Noro, uri hano ukaba no muri Kivu, uri hano mwami, uri hano mwami, uri hano mwami, nahari urahari. Niyo mpamvu mwami ugira neza, tudafite ubwoba, uza babateguza ziriya ntambara, kuko uri hariya, kurababona, ntacyo guhisha, ntaho twoguhungira, ngo nubwo twazamura uburiri bwacu tukaja hejuru, cyangwa tukabumana tukaja mu nda y'inyanja, ayi mwami ugira neza, aho hose ukuboko kwawe kurahagera. Abacura intambara ukuboko kwawe kubageraho, abacura imigambi mibi ukuboko kwawe kubafata, ijwi ryawe ryobahagarika, isezerano ryawe Mana, uba inyuma y'isezerano ryawe. Ariya ni amasezerano yawe, ariya ni amasezerano yawe. Oya mwami ugira neza, ntabwo hoba amasezerano yo guhagarika abandi imitima, ntabwo hoba amasezerano yo gutuma abantu badaterana, ntabwo hoba amasezerano yo gutuma abantu barara mu bihuru, nta masezerano y'ubwoba, nta masezerano yo gutinya, ahubwo dufite amasezerano kuko uri Imana yacu, kuko uri umwami w'amahoro. Waravuze ngo amahoro yanje ndayabahaye. Ayo mwami ugira neza, ayo mahoro watanze nagere muri Kinshasa, ayo mahoro watanze nagere mu baturage, ayo mahoro watanze nagere mu ngabo, ayo mahoro watanze nagere ku muyobozi mukuru, ukagera ku baciriritse. Mwami ugira neza, manura amahoro yawe, tanga amahoro, wenyururiye mwuka w'intambara, wenyururiye mugambi w'intambara, uhagarike ziriya nama z'intambara, uhagarike bya bitero, uhagarike bya bwicanyi. Mu izina rya Yesu niwihagarare, niwihagarare mu izina rya Yesu. Turahagarika imigambi mibi y'abadayimoni, turahagarika urupfu rw'inzirakarengane, abantu bicwa uko baremwe, abantu bahohoterwa, abantu bapfa mu buryo budasobanutse. Mu izina rya Yesu niwihagarare, niwihagarare kubw'imbaraga z'Imana, nibihagarare kubw'ukuboko kwawe gukomeye. Nikurambuke Mana, nikurambuke Mana, nikurambuke Mana. Oh mwami Yesu, nikurambuke. Ayi Mana, gira icyo uvuga. Ese mwami, ko tubangiriye amatwi dushaka kumva icyo uvuga, ko turategera turashaka kumva icyo uvuga hariya. Ayi Mana, turashaka kubona icyo ukora. Turambuye amaso yacu, turategereje. Ni wowe dutegereje, nta handi dutegereje, nta wundi dutegereje, nta wundi ushobora. Ni wowe, nta wundi wabibamo bigaragara. Ni wowe, nta wundi uza wivanga mu bikomeye kuri ukabitunganya. Ni wowe. Ayi Mana igira neza we, Mana igira neza we, Mana igira neza we, Mana itabara we, Mana ivuga we. Wowe uzi uhindura amasezerano, wowe uzi uzimanganya, wowe uzi usibanganya, wowe uzi uhindura ibidashoboka bigashoboka. Mana byarashobotse bigasohoka ataburanye. Kiriya kintu mwami, kiriya kintu wakoze, kiriya kintu wakoze zatumye nongera kukwizera inshuro igihumbi, zatumye nongera kumva kuri muri twe. Haleluya. Mwami we, ni hehe biba muri iki gihe? Ni hehe byogaragara umuntu gusohoka atagiye muri kote afunga igihe kingana kuriya, atahagaze hagati mu rukiko ngo aburane? Ni hehe biba Mana we, ko twabibonye zabaye kuri Pawulo na Sila ntacyo zatubayeho, kuko uri Imana yacu. Biraneka ibimenyetso bifatika, ko nta na hamwe utokora, ko nta na hamwe utotegeka, ko nta n'umwe utokumvira, ko nta n'umwe utoyobora, ko nta n'umwe utokoraho. Mana gira icyo ukora, umutekano ugaruke. Gira icyo uvuga, umutekano ugaruke. Gira icyo ukora.
mu izina rya Yesu Kristo mwami. Utabare Mana ya Isiraheli we, utabare Mana ya Isiraheli we, utabare Mana ya Isiraheli we muri iriya ntambara. Waratabaye wa munsi Isiraheli bageze ku nyanja, inyuma hari ingabo za Farawo, mu impande hari imisozi ruturirwa, imbere yabo hari inyanja, ariko ntuzungura ukugira, kuko uri umuremyi, kuko uvuga byose bikaba. Mana yaje we, wabwiye amazi ngo nahagarare, amazi arakumvira, umuyaga urahuha, ubutaka buruma barambuka. Mana ya Isaka na Yakobo we, wakoze biriya Mana we, wokora hariya mwami we, hari icyo uhagarika amazi nibagira amatwi yo kukumva, amazi nibaza kubana wa munsi mu nyanja yakubashe, uri kumwe n'abigishwa bawe. Ayi mwami Yesu, umuyaga ubaye mwinshi ngo amazi arasuma, ariko warambuye ukuboko rimwe gusa ngo wanyaze batuza, niba uwo muyaga Mana uriya muyaga w'intambara, ubwira urahagarara, umuyaga mu matwi y'abantu bagahaguruka bagategura intambara, utegeke ariya majwi y'imitima, iriya migambi z'inama mu izina rya Yesu Kristo. Oh Mana yacu, muri uru rukerera utegeke Mana, uvuga ijambo rimwe gusa amahoro araba, uvuga ijambo rimwe gusa igihugu kiraba amahoro. Abantu barahinga beze, abantu baratunganya imirimo yabo, igihugu kiragendwa, ibyishimo birongera bigaruke, amahoro y'Imana arongera agaragare, n'ijwi ryawe gusa tegereze, amazi adakumva n'umuyaga ukukumva, kandi abantu baremye. Mana yacu we, kandi abantu bahumeka umwuka w'abazima, kandi waravuze ngo uri Imana y'abafite imibiri, ngo se hari icyo kunanira. Niko wabwiye Yeremiya, waramubwiye ngo nagenda abwira Isiraheli ngo ni Imana y'abafite umubiri, ngo se hari icyo nanira. Mana yacu we, bariya bafite umubiri ni ikimenyetso kuri Imana yabo. Abanyekongo bafite umubiri kuko uri Imana yabo. Dufite umubiri, uri Imana yacu. Mana ati dufite umubiri, uri Imana yacu. Ese hari icyo kunanira kuri twe? Ese hari icyo kunanira? Hari icyo kwibagira? Hari icyo guhunga? Hari utokumva? Umuntu wese yokumva, umuntu wese yokumvira. Zakayo amaze kurira igiti, umwuka w'Imana muje arihana, yumva ko ahuye na Kristo, ugeze Imana kumenya aragusobanukirwa, atahura ineza n'imbabazi zawe, atahura ubutware bwawe n'ububasha bwawe, atahura gukomera kwawe, yisangamo ko mutobana, yisuzumye asanga ntaho woba muri we, arenze neza nta cyicaro wogira muri we, ariko akuramo inzara iri murimo ashiramo Kristo. Mana bacura intambara nibakuremo intambara, barema amahoro, ubakuremo buriya bubasha, nubwera hariya bakakubona. Ayi mwami wanje we, data wera wo mu ijuru, data wera wo mu ijuru, tabara Mana, tabara mwami Yesu, tabara bariya baturage bakubone, tabara ziriya ngabo zigira amahoro, tabara uriya muyobozi ategekesha amahoro. Mana igira neza, muhe imbaraga zo gutegekesha amahoro, n'ubwenge bwo gutegekesha amahoro, mufashe inkoni y'amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nahaguruke, nabura amazi muri iri joro, yumva ko igihugu gitekanye, atanga umutekano, ategekesha ubwenge bw'amahoro, ategekesha ubumenyi bw'amahoro, atategeka ibubwi wahugu utegeke muri we. Nawe arakora ibyo ushaka Mana, arakora ibyo ushaka Mana. Oh mwami Yesu, mufate ukuboko, mufate umutima, mufate ibitekerezo, mufate ubwenge, muyobore Mana, muje imbere Mana, mufashe mwami, ndamusenge muri iri joro, ndamuhamagaye muri iri joro. Oh mwami Yesu we, wa muyobozi we, muri iri joro tekereza amahoro, muri iri joro fata umwanzuro w'amahoro, muri iri joro ibuka amahoro, muri iri joro ibuka kuri ntebe kubera Kristo, maze mwami ukorane nawe, uhagararane nawe. Ndagutegetse mu izina rya Yesu, ziriya ngabo za Kongo mu izina rya Yesu nizitanga amahoro, ntiwabahaye mwami ziriya mbunda zo kwica, wazitanze nizo kugira ngo abantu bagire amahoro, kugira ngo barinde abaturage mu izina rya Yesu, ko zirakora imirimo zitahamagariwe, ko bari ikizira karengane, ko bararenganya Mana buriya bushobozi
buva kuki baha ubwenge bagenderere ubugize umwuka w'Imana ubakoreshe ubafashe ubagira inama umujyanama wabo niko wabwiye Dawudi ngo nzakugira inama kandi ngo nzakuyobora inzira unyuramo ndetse n'ijisho ryanjye rizakugumaho Mana ya Isirayeli Mana ya Yakobo bwira bugomba kugira inama ababaje inama mbi ubagira inama nzima ubayobore n'inzira banyuramo maze n'ijisho ryawe ribabeho Mana muri uyu amasaha turagutabaje hariya Kinshasa hagere mwami Yesu hagere mwami Yesu watanga amahoro watanga umutekano watanga ibyishimo watange kugubwa neza uhagere Mana bigaragare iyo ugeze ahantu bizagaragara ugeze kwa Mariya na Marita barazuka ubuzima bwo muri Kongo nuhagere ibiha bitabiramo iboneka ko bitagishoboka biramo zarashobotse arengera arahumeka zarashobotse bashikiriwe wenyine baraciye baravuga ibindi bigishoboka ariko wari uzi ko bishoboka twebwe dufite icyizere ko byoshoboka jewe jenyine ububona mfite icyizere ko byoshoboka uwo bibamwo byoshoboka uwo hagera byoshoboka uwo tegeka guhereza izaha byoshoboka Mana zarashobotse umuntu uva muri gereza ataburanye Mana nabira byoshoboka nabira byoshoboka Elshadai byoshoboka Emmanuel byoshoboka byoshoboka Mana byoshoboka Mana ninde utoshobora Mana tutoshobora Mana tawe nimba ushobora abakomeye abantu bize basobanuke bazize amategeko ninde utoshobora bariya ukabashobora none Mana niko utoshobora uri Imana yacu mwamugira neza utabare Mana yacu utabara abanyakinshasa utabara abaturage ubagirire neza ubatwikire ubakureho urupfu ubakureho ubwoba ubagenderere bariya bababwirwa imigambi bariya bari mu nama zo kugira ngo bafatwe bafungwe turabyanze mu izina rya Yesu turasibangatanyije iyo migambi turayisibanganyije mu izina rya Yesu izo gahunda nizirangire guhereza isaha nihaboneka imbabazi aho kuboneka gufungwa nihaboneka imbabazi aho kuboneka kwicwa nihaboneka imbabazi aho kuboneka guhungabana nihaboneka umutekano mu izina rya Yesu Kristo abarimo babitekereza bashiremo imbaraga zo gutekereza ibizima zo gutekereza gutunganya no gukoresha ukuri n'amahoro y'Imana kandi ukuri kwawe n'ukuri Imana y'imbabazi nuko ubutunzi ugira ari imbabazi Mana imbabazi zawe nizigere muri Kongo nizigere mu gace kose ka Kongo karimo intambara imbabazi zawe nizigendagende imbabazi zawe nizigere kuri buri umwe imbabazi zawe nizihindure buri umwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imbabazi zitwikira ibyaha imbabazi zikuraho ibyaha imbabazi zikuraho akarengane imbabazi zikuraho igisuzuguriro imbabazi zikuraho icangiro imbabazi zikuraho umwijima imbabazi zikuraho guhungabana mu izina rya Yesu izo mbabazi z'Imana nizitembe izo mbabazi z'Imana nizitwikire turahamagara imbabazi z'Imana muri kariya gace turahamagara ubutabazi turahamagara ineza yawe mwami Yesu ukora ibikomeye mwami Yesu ukora ibikomeye muri aya masaha n'imbere yawe Mana dore aho turi twahuriye kuri uru rubuga ko turatabaza buri umwe wese ahari ndabizi buri wese ko ahatabaza